tekereza neza cyane yuko ntabwo bigeze iki gihe utarajya kwa muganga cyangwa utarajya kwivuza. Gusa koko nutekereza ukuntu yari ujya kwivuza kera, washikaga ku bitaro cyangwa ku kigo nderabuzima, aho wahitiraga naho bitaga muri mituweli. Buri cyangombwa cyawe cyose waragitangaga, gusa cyane cyane utanga mituweli. Nyuma y'uko uyitanze nta kindi cyihutirwa wari uri muri iyo mituweli yahitaga akora. Yahitaga ajya mu madokima akugezeho, agashakisha akamenya ati uyu muntu ndimo shaka ninde, agasanga arimo za dokima zawe zose ziri amakuru akuvugaho ibyabaye byose mu gihe cyashize. Gusa kuri iki gihe siko bibiri. Igikorwa ni kimwe gusa, ni ukugera kuri sebusiyo, icyo bakwaka ni irangamuntu y'umukuru w'umuryango, ndetse wabona ayifite nawe ubwawe bakayikwaka. Kubera icyo ubu ngubu iki gihe bitakimeze nka kera? Ni mpamvu ki? Nta ngaruka mbi ko iki gihe ibyo bintu byaba bifite? Ko njye sa ko mbona wagira ngo byajemo ikoranabuhanga. Njye ndi Honore, ikiganiro cy'Umenya Byimbitse bashimira kuba mugikurikira kuri hano Notifuru Baze. Niba iyi channel ubwa mbere ushyizeho, uyu ni umwanya wawe wo kugira ngo ukore subscribe, usharinge n'ibigushobokera, unurayikinge ndetse na comment irakenewe. Nawe uguma ahantu ukomeze ivomera ibyawe. Nkivuga ibi ngibi ntubyumve ko ari byo gusa. Ibi ngibi birumvikana neza nutekereza n'ukuntu kw'iki gihe ushobora kuba waba uri mu Rwanda, uri no mu murima guhinga, ndetse ukaba ushobora kuvugana n'umuzungu cyangwa umuganga uri New York cyangwa Washington DC muri Amerika, akagusuzuma, akakuvura ndetse akaguha n'imiti. Ibi byose birahurirana. Nimvuga ibi ngibi ushobora kubyumva ariko nkoresha ijambo electronic medical record, irindi jambo rikaza kuba telemedicine. Ibyo navuze bisa nk'amafishi bwa mbere. Iyi medical record iri ni ikoranabuhanga ryazanywe, ariyo ryasimbuye biriya bipapuro twagenanaga aribyo bitaga ngo ibipande. Ibi ngibi nibyo byaje bisimbura neza, aho bigaragaza ko ngo amakuru y'uwo murwayi aba yizewe bitewe n'uko abitse neza, kandi gusangizanya hagati y'abaganga ubwabo amakuru bikoroha. Kuko wavaga mu isuzumiro winjiye gutanga ibizamini muri laboratwari, byasabaga ngo icyo gipapuro cyawe, icyo gipande ukigendane. Gusa ku iki gihe ujya gushyira muri laboratwari uvuye mu isuzumiro, amakuru yahashyitse kare, kandi uva muri laboratwari ujya gufata imiti, amakuru yongeye kuhashyira kare. Hehe n'ibipapuro. Ibi ngibi byose ni ibyo bita electrical medical record. Ibi ni byaje muri tekinoloji cyangwa ikoranabuhanga ry'iki gihe. Naho iyi navuze bita telemedicine, ubu ni uburyo noneho bwaje aribwo bubwo navugaga, aho ushobora kuba uri hano mu Rwanda ugasuzumwa n'umuganga uri kure cyane cyane, aho utabasha kumubona ariko mukamwavugana nko kuri telefone. Cyangwa se ibi ngibi ushobora kubyumva neza aho n'ubundi nko mu gihe cya coronavirus, aho abaturage twicaraga tukumva amabwiriza aturutse ku Minisiteri y'Ubuzima atuvuga ati tugomba gukaraba neza, tugahana intera. Ibi nabyo twabibara mu buryo, kurumva ubwo ni uburyo bw'ubuvuzi, ariko bugusaba yuko ukoresha ikoranabuhanga kugira ngo uvurwe, kandi ukavurwa na muganga mutari kumwe. Gusa si ibyo gusa, si telefone gusa, mushobora no kuvugana kuri interineti urimo mureba. Gusa ibi byose kugira ngo ku iki gihe bibe biriho, bifite inkomoko z'aho byaturutse. Ibi kugira ubyumve neza ni uko hasaga mu 1946 ibisa nk'ibi ngibi byaratangijwe, aho bamwe mu baganga b'umutima bohereje amakuru ya ECG cyangwa electrocardiogram. Ubu ni uburyo umutima uteramo, umuganga abashe kubyohereza undi akoresha telefone. Ibi bisa nk'aho byatangiriye gusa mu 1920 kugeza hasaga mu 1930. Radio n'ubundi nk'uko nabivuze atangiye gukoreshwa mu gutanga ubuvuzi ku bantu benshi kandi bari kure cyane, by'umwihariko nko mu nyanja ndetse no mu byaro. Ariko mu 1959 University of Nebraska yohereje amakuru y'ubuvuzi ku ivuriro ryayo. Ibi ngibi bituma iyi telemedicine igenda ikora gake gake. Gusa si icyo gihe cyonyine,
kuko nasaga muri 64 Massachusetts General Hospital yatanze ubuvuzi ku bagenzi bari ku kibuga cy'indege kandi itabashije kuhagera. Ibi ngibi neza bikomeza gushimangira iryo koreshwa, kuko n'ubundi mu 1960 NASA yatangiye gukurikirana ubuzima bw'abastronaut. Abangaba nibo abantu basha kujya mu isanzure, ikurikirana ubuzima bwabo neza buri kimwe ku kindi, bari ku isanzure abandi nabo bari ku isi barimo babasuzuma. Ibi byose nibyo turimo tuvuga True Medicine. Naho bwa buryo bundi navuze bwa mbere, EMR system cyangwa electromedical record, ubu ni uburyo bwatangijwe mu 1960 gushyitsa ahasaga mu 1970. Ibi byatangijwe n'umugabo bitaga Lawrence cyangwa Leavitt. Uyu yatangiye asakora nk'icyo bita problem oriented medical record, ariyo bitaga POMR. Ibi nibyo shingiro rya electromedical record cyangwa ry'ibi bipande dutwara kw'iki gihe, ariko ntitubashe kubikoza intoki zacu, ariryo koranabuhanga dufasha gutwara bya bipapuro byacu. Asa mu 1972 uyu Lawrence nibwo ibi yabishyize mu bikorwa. Gusa asa mu 1980 gukisa muri 90 EMR yakomeje gukoreshwa mu bitaro byinshi, ituma habaho guhererekanya amakuru y'ubuvuzi. Gusa muri 2004 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho gahunda ya HITECH Act kugira ngo EMR ikoreshwe cyane mu buzima. Gusa si ibyo gusa, EMR ni True Medicine ni uburyo bwiza cyane budufasha kw'iki gihe, kuko kugira wumve ubusobanuro bwabyo neza, nuko ibi ngibi bibasha kubika amakuru yizewe, bikagabanya amakosa ashobora kubaho mu buvuzi, aho muganga bitewe n'inyandiko ziwe mbi yashobora kukwandikira imiti wagera ku wundi muganga ntabashe kubisoma agapfa kuguha iyo abonye. Kandi wibuke yuko washika kwa muganga igipande cyawe kikabura cyo ukaba wacyangije cyaruzuye, ari amafaranga runaka bishyura kugira ngo ikindi bitewe n'icyiciro urimo. Genari Honore bashimira kwa mukurikirana ikiganiro buri munsi.